nko hanze ari igihe nk'umuntu w'umusitari umwe yiyahura noneho ukahita wumva ngo abana benshi bariyahuye, abantu benshi bariyahuye, ni umuntu umwe upfa wiyahuye, noneho wenda niyo yabikoze muri filime, none ukahita wumva impfu z'abantu biyahura ziriyongereye. harimo message ikomeye kandi muba mufite hole yo kwampakita yo gukora kuri generation yanyu ndibaza. Nkawe se w'umusore tuvuge wenda kandi mwiza, ubwo kuba umuntu afite akora filime nka gutya ntabwo bishobora kwampakita uburyo bwo kubona umugeni, cyangwa wenda ni contraire ugira abageni benshi ukabura uko bahitamo. Watubwira iki kuri icyo kintu? Turabashubuje uyu munsi twakiriye abantu babashyitsi bacu kuri Réveil ta créativité RTC. Nagira ngo rero ngo tuganire nabo, tubamenye, tumenye ibyo bakora, batuganiriza uyu munsi. Wa mbere rero ni reka tubabwire bivuge, buri wese atubwire izina rye n'icyo akora. Murakoze. Nk'abatumirwa rero turivuga niba ngombwa tunahamirize. Njyewe amazina yanjye ni Pacifique Nshimiyimana, amazina bwite niswe n'ababyeyi, uretse ko banzi ku izina rya Cyusa cyane, ariko muri iyi filime mpuriramo n'uyu mukobwa akaba mba nitwa Hero. Yego, Hero nk'intwari. Katubwire ibyo akora. Usanzwe nyine ndi umukinnyi wa filime kandi nkaba nanabikunda, ni ibyo nkaba nkora n'utundi tuntu ku ruhande iyo mbonye uburyo. Mwakoze cyane kuza kureba, reka tuganire tumenyane n'abandi badukurikira babashe kumenya inyuma y'izo filime aba ari bo abo bantu. Nawe reka tumenye uwo tubwire uwo uri we. Murakoze. Nanjye nitwa Ingabire Anita, ndi umumama, mfite umugabo, mfite abana, ndi umukinnyi wa filime. Yego. Rero twabonye mwaratangiye filime yitwa Inzira y'urukundo. Inzira y'urukundo. Mwayitangiye ni wewe wayitekerejeho, byaje gute? Inzira y'urukundo ni filime natangiye, ni igitekerezo nagize nyisangiza abandi, ariko ni njye wabanje gutekereza nyisangiza abandi, turakidevelopa birangira havuyemo filime. Antuka narebyeho dukeya mbona rwose bitangiye birashimishije, umuntu ashaka kumenya uko byagenze, dushaka kumenya uko bigenda bikurikirana. Ndibaza yuko kwinjira muri filime gutyo uri umumama ntabwo bikugoye, ntabwo byafasha n'abandi bamama wenda barimo kutureba. Icyambere arambwiye ngo uko bigenda ngo bikurikirana, urumva icyambere twatekereje igitekerezo, turandika, tumaze kubona script turakastinga bitewe na story, filime nyine turayitangira turakora, ubu tugeze kuri episode ya 5 hafi 6. Rero kuvuga ngo umumama ndakeka ko ahubwo ni ishema, kuko filime ni akazi. Ntago umugabo wawe cyangwa se na famiye yabe washatsemo cyangwa iwanyu nibaza ko bakishima ruko uri umumama wicaye mu rugo. Rero filime wenda abantu bafite ishusho bayishyizemo, ariko ni akazi nk'akandi, kuko ni akazi. Nimba nje njyewe nyine ndi kukubwira ndi Ingabire Anita, ariko muri iyi filime Inzira y'urukundo
ndi Nowera ndi umukobwa ni umukaragita bamaye ngomba kumwambara nkakora ibyo ari gukora ufite winjira Ninjira muri iyo role Yego. ugahita uwundi muntu nkaba undi muntu kugira ngo cyambere ni filime turi kuyikora turi gukina ariko hari message nta filime idafite ubutumwa ibishaka gutanga so rero ni ubwo buryo ni akazi nkeka ko ni akazi yego rero byafasha n'abandi bamama bafitiye iyo mpano ushobora kuba yabatera inkunga yo gushaka kugera ku mwisho bakagera ku ndoto zabo actually ni abantu babikunda umuntu uwo ari we wese waba ukunda gukina kuko kuba ufite impano byo nta nubwo aba abizi niba ayifite cyangwa atayifite ahubwo muri ubu buzima umuntu agerageza ku ibintu bitandukanye akareba ibyo afitemo amahirwe by'umwihariko ibyo akunda ibyo ukunda akenshi ubikora neza niyo utabibashije mu mizo ya mbere uko ukomeza kubikora wowe nta gucika intege nk'abandi batabikunda bahatirije na business buriya utayikunda nta mpamvu yo kuyijyamo kuko haba harimo imbogamizi setbacks zitandukanye ariko iyo ubikunda biri ku mutima urwana nabyo kugeza ugeze aho ujya byakunanira ukamenya ko utabishoboye nyine urugero nkanjye impano ntabwo nari ko ndi umunyempano numvaga nkunda gukina filime gusa kandi nabyo atari cyane ntabwo rwari urukundo rwinshi iyo kuvuga ngo ndarambirota naravuze ati kangerageze ndebe nanjye nzibone kuri YouTube none mbigiyeho mbona ndabibashije none birakunda none se ni mu magambo makeya babashije iyo filime ikishaka message ishaka gutanga wenda tutinjiye muri kuko ntabwo dushaka kugira ngo umuntu yinjiremo cyane byabuza abantu kujya kuyireba ariko just wenda muri makeya ntayivugaho iki actually wenda nyirayo ari hano turi kumwe ariko ni inkuru y'umwana w'umusore wakunze umukobwa nyuma y'igihe runaka akaza kumuta urugo bitegura gukora ubukwe akigira hanze agaherayo uwo musore ari we njyewe nkaza gukunda undi mukobwa tugakundana bisanzwe nyine nkuko kuko uwa mbere yari yarantaye mu gihe twateguraga ubukwe mu gukundana nawe urukundo rugeze aharyoshye nabwo turi kwitegura yaba kwibaruka ndetse no kuba twakora mariage tugakora umuryango wa undi aturuka ikantarangiye yongeye mahanga tubona araje azakubizambye ariko kuko yari afite ubushobozi mu diaspora afite amatayito kazi keza ni ibintu bibaho kandi mama nawe akamushyigikira mama wanjye ari we wakabaye nyirabukwe uyu agatotezwa n'ibyo rero ni birashimishije kandi umuntu arifuza kumenya uko bizagenda ikindi umwunganiyeho iyo filime irimo irimo story y'umuntu yataye urumva umuhungu we nta nubwo amba amukunda ahubwo umukobwa akoresha imbaraga z'abarozi twashatse no kwerekana ko nyine urumva uwo mukobwa agarutseho mu ex we akoresha imbaraga z'abarozi ariko bari mu rukundo uyu munsi we agakoresha imbaraga z'Imana harimo imyuka ibiri ihanganye rero turashaka kwerekana isi ko hari imbaraga ziruta izindi ntabwo tuzizi zizatsinda ariko buriya bazazimenya nabyo birimo harimo umubyeyi mubi cyane harimo ni filime nziza biraduha twese gushaka kumenya ko bizakomeza harimo inyigisho nyinshi harimo inyigisho nyinshi abantu baba bakeneye kumenya ikizakurikira uko bizagenda kandi bari byiza ko twe turi abarimu nk'uko duhora tubivuga dufata inkuru zisanzwe muri rubanda tukazikoramo inkinamico cyangwa se tukabikoramo filime abantu bashobora kureba mu buryo bw'amashusho noneho tugakora ya mico abantu babamo y'ubuzima busanzwe noneho rero hari uwo usanga ngo mwakinnye ubuzima bwanjye ngo cyangwa ukamenya nuko wakitwara kuko muri filime haba harimo uruhande rubi n'uruhande rwiza ubwo ruhande rwiza rero nirwo rutsinda urubi most of the time ubwo rero uburyo wa undi yabyitwayemo ari igihe nawe bikubera imbarutso na motivation kugira ngo uzabyitwaremo muri bwa buryo ari naho hari filime zitemerwa zimwe na zimwe nko hanze ari igihe nk'umuntu w'umusitari umwe yiyahura noneho ukayitumva ngo abana benshi bariyahuye abantu benshi bariyahuye ni umuntu umwe upfa wiyahuye
noneho wenda niyo yabikoze muri filime none ugahita wumva impfu z'abantu biyahura ziriyongereye. harimo message ikomeye kandi muba mufite hole yo kwampakita yo gukora kuri generasiyo yanyu ndibaza. nkawe se w'umusore tuvuge wenda kandi mwiza ubu ngubwo kuba umuntu afite akora filime nka gutya ntabwo bishobora kwampakita uburyo bwo kubona umugeni cyangwa wenda ni kontrere ugira abageni benshi ukabura uko ubahitamo. watubwira iki kuri icyo kintu? bariya abantu rero bano bantu kuvuga ngo babaye benshi babuze uburyo bahitamo, ibyo byo wenda ntabwo ari byo, kubera ko n'amahoro yo bayaguhaye ukuntu yakina wikuramo. njye nitwa Pasi mu buzima busanzwe Pacifique, nikuramo ya shusho y'uwo ndi Pasi njyewe nkambara hero bavuze. niba ari umuntu mwiza ubwo ndaba umuntu mwiza, niba ari umuntu mubi ndaba umuntu mubi, nambare ya shusho ariko simbihuze nanjye ubwanjye cyangwa mbihuze n'amarangamutima yanjye uko nitwara. niba bambwira ngo nurakara ngo urakare mu buryo buri professionnel, mu buryo dukora akazi kacu, ni ukuvuga ngo ndarakara ariko ni ugupretendinga, ni ukwigaragaza nk'umuntu urakaye. ko ndakaye bya nyabyo namukubita nkamwica biramutse bihuye n'amarangamutima yanjye. ndabanza rero njyewe nishyire ku ruhande nkine bya bindi. yego iyo rero nkina nkundana rimwe na rimwe ari igihe ntaba mfite n'urukundo rungana gutyo, ari igihe naba ntanasenga ariko bakanyigisha rero zo gusenga nkaba pasiteri, cyangwa nkabakangira umurozi kandi nabyo bikambera kuko ndi umukinnyi mwiza. abantu rero iyo bagiye kunkunda bakunda wa wundi bajya babona muri filime, njyewe ntibanzi rwose, keretse aho twaganiriye. iyo bigeze kuri ya ngingo rero yo gushaka, bisaba ko wa muntu ashobora kuza wenda yagukunze no muri filime birashoboka, ariko akakwaprocinga mukaganira, akakenera kumenya byinshi kuri wowe. iyo rero atangiye urumva ntabwo mwageraho ku bana byo bavuze ngo ese byakubuza umugeni mutaramenyana, araba yakwize mwaramenyanye mureba ko mwahuza, bityo mukagira meaningful relationship. mwakoze cyane kudusura, twashaka kumenya ibyo ukuntu nabibonye nyine burya ku marezo sosiyo. ndavuga nti nzabatumira mudusobanurire neza kandi mutubwire aho mugejeje. muhakorera he, ayibona hehe, kuyihesha no harya? channel ni Anita Films. yego ugiyeho Anita Films kaba filime yitwa Inzira y'urukundo. kandi tukaba tunifuza yuko nyine mwebwe muba mudukurikiye mwadushyigikira, ko bidutera imbaraga zo gukomeza gukora. iyo mukora subscription tukabibona yuko ibintu tugiye twaprodinga buri munsi mukagenda mubibonera ku gihe, biradushimisha. kandi uko mubireba mubisharinga munabivuga uko mubyumva ngo ibitekerezo nimwe dukorera, tuba twifuza ko mutwereka ko turi kumwe kandi turabakunda pe. hanyuma wenda kanyuma ahantu mwagiye kuhakorera mushaka kutubwira hariho ko mukutubona ari ahantu heza? heza cyane dukorera ndasetse sinigeze nseka. dukorera ahantu heza cyane ni mu Kiyovu, ahantu hitwa Mana Hotel. ahantu heza, hari jardin, hari piscine, haratuje. twabwira umuntu wese ushaka kuruhuka, aba diaspora, abantu muza mu Rwanda nyine abakerarugendo, umuntu nkunda nahamwifuriza. ni ukuri nawe nzagutumira uhadusure, dufite shuti uzabakunda cyane. Mana Hotel nta n'amayobera menshi cyane ahari, uretse ko ku muntu wenda uhageze bwa mbere bigaragara nk'aho haba hafite ukuntu hihishe. ariko uzamutse muri Feruje za Péage ukasa n'ugaruka ukanyura kuri Nobilis Hotel, hateganye ni hafi aho ngaho ko hateganye na M Hotel, nubwo batadutumye ko bamamariza ariko kuharanga oya ndavuga abo bama M Hotel. ya n'ahantu heza ho kuruhukira rwose. natwe iyo tutari no mu kazi n'ahantu dusohokera tukishima. Yewe n'umukunzi wanjye muri filime. Nese turi muri filime. Nese ndi umwanzi wawe mu buzima busanzwe. nyine ariko ntabwo tuhasohokera. yego Mana Hotel ni heza cyane, ni ahantu ugera haratuje, mbega ni sawa. Mana. Okay.
none rero abantu bari hanze ukuntu mushaka kubatumira njyewe by'umwihariko nka hero hari ubutumwa wenda nagenera abadukurikiye ni uko nyuma y'iyi filime hari izindi zitandukanye twiteguye kubakorera kandi filime nziza ni uko gusa mugenda mugakora subscription kuri channel yacu Anita Films. Dufite filime nyinshi nziza twarazanditse, turacyari gutegura, kandi nawe wifuza gukina filime ukawumva uri umunyempano ushobora kutwegera twagufasha, ko tuba turimo akenshi tunazamura impano zikiri hasi kugira ngo abantu abatabonye amahirwe yo kubona uburyo bagaragaza icyo bashoboye ahangaha bazakihagaragariza kandi bizagenda neza. Kudukurikirana tugenda dukata uduce twa filime dukora tukadushyira ku ma social media yacu. Nkanjye nitwa Cyusa the Boss kuri account yanjye ya TikTok, yego even na Instagram ni Cyusa the Boss. Ugiye rero ukamfollowinga wajya umbona ukamenya ibitekerezo byacu, ukabona tukaganira, tuba dushaka kubegera kugira ngo muduhe impamvu zo gukora byiza kurushaho. Murakoze rero. Ibyo tubifuriza rero ni ukutera imbere, ibyo bintu bimukaguka bikagenda bikagera n'i Burayi, ariko ntago amafestival hari amafestival yo muri Afurika, hari amafestival y'i Burayi. Rwose nicyo kintu tubifurije, ngo mutere imbere, mugende izo filime muzijyane abanyamahanga babone amatara yanyu. Rero murakoze cyane, Imana ibirimo cyane. Ariko ngende ku giti cyanjye ndashimira ho gato, ndashimira abantu badufashije. Aba mbere ndahera ku muntu wamfashije kudevelopa igitekerezo, aba kabiri ni abakinnyi, aba gatatu ni team technique. Undi muntu rero w'umwihariko ni umuntu wa location hano dukorera Mana Hotel, ni waduhaye support ya location, ko location y'ukuntu isa nta kiguzi twari kubona, ariko we mbega ni umuntu w'Imana cyane, umuntu w'Imana. Uko hoteli yitwa n'ubundi ni Imana, ni umuntu w'Imana, ni mu bumana, ni mu bumana kabisa. Rero ndamushimiye cyane, ni umubyeyi mwiza, Imana imuha umugisha. Biragoye muri iki gihe ko ubona umuntu ugana ntarebe ku nyungu ze, rero Imana imuha umugisha. Ndamwifuriza iterambere. Ndashimira umugabo wanjye umushyigikira, ndashimira itangazamakuru riduha support rikaduha ibiganiro. Namwe ndabashimiye. Iki kiganiro niyo cyazana abantu 10, niyo cyazana ibihumbi bingahe, ni support ikomeye. Rero Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Yego, murakoze rero abadukurikira, mukomeze mukurikire RTC Réveille ta créativité. Mu Kinyarwanda biravuga ngo mukangura creativity yawe. Yego. Me loves all of you, love your curves.